ndi nyine ndi umukobwa uryamana n'abagabo hanyuma deni mpinduka ni dayimoni ibyini umukobwa mugenzi wanjye oya ushobora kubona mu maso y'abikeneye ariko ntabikubwira ariko hari uwo wabonye ubona gufitiye irari kabisa yaranabatuma n'abantu ngo mubwire uriya mukobwa biriya bintu mubivuga iki ni bibi njye narumiwe byakubayeho kenshi ko wumiwe oya ntago kuba kari kenshi nta nubwo nzi ko bibaho ariko ngewe yaraje rimwe yaraje ako ntiyabinyerurira ahubwo arambwira Yo, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda, what's poppin' Africa, what's poppin' my people around the world. Again, it is your boy Nesty, ni kuri Nesty TV ibisanzwe. Uyu munsi twagiriwe umugisha ndataha nabaye inzobe nanjye. Nasuwe n'inzobe. Yes, buri kubona rero twagiye kubaha ikaze kuri Nesty TV nk'ibisanzwe twakubwira ngo utameze neza senga Imana bigenze neza nawe byagenze neza rushaho kwishima kugira ngo ubutaha bizarusheho kugenda neza bakobwa beza ndabakiriye muri impanga se ko muvugira rimwe mutanze umugisha niko agiye bavuga ubutaha nanjye nzamutanga ubutaha uzamutanga umugisha se bawufata gutyo gusa niko tumenyereye kuva kera iyo umuntu muvugiye rimwe tuba mutanze umugisha ariko nyine ni byiza umusa nkaho muri impanga turavukana muri Kigali yego turi kumwe nande nitwa Dina umutoni aka Piski gize na kora nembo Piski njye nitwa Kevin nk'ibisanzwe aka Dangote izina ry'Imana ibaze ko abakobwa ntabwo babona nta muntu udafite aka Dangote kabisa yo Piski wasame ese urubanza Imana oya ako nyine hari igihe bizarangira mbayeho izina ry'Imana mumbariza niba akunda kuririmba se waretse cyari kurepeta yes turi kumwe na Piski kuri kamera za Nesty TV tukaba turi kumwe na mama Dangote kuri kamera za Nesty TV ndakubwira ngo I think it's gonna be bombastic man ndabakiriye cyane kuri izi kamera murakoze cyane umugisha guhura namwe turabakiriye natwe wawe yego rero nkuko mubibona hano kuri kamera ndi kumwe n'abakobwa babiri yitwa Peace yitwa Dangote ni abakinnyi ba filime badanje hano mu Rwanda niba utarababona ubwo ni ibyawe ariko ababazi barabazi n'abakunzi babo barabazi cyane so Dangote twishimiye kubakira cyane cyane ko ibyo tugiye kuganiraho bigana muri career ya filime ushobora kwibaza ngo nguhereyeho winjiye ryari muri uru ruhando rwa filime nyarwanda wenda harirwa kwinjiramo ni igihe natangiye kugimbira kamera filime yes igihe cya mbere kabisa wavuze uti ngiye muri filime bakagutunga kamera nkisoza kwiga nagiye muri filime ya malariya nibwo bantunze kamera bwa mbere nta training nta kintu na kimwe nzi nyine banga ati dufite filime ya malariya kwamagana malariya bazayijyana ku bigo nderabuzima by'ahantu hatandukanye ndagenda ntazi ngo biravaye bikajya hehe barankinisha ubwa mbere ngiye kuri kamera ntazi nyine yeve niyo bijya yandakina barambwira ngo courage sije ko ntigeze narongera no kwibona ntabwo nzi aho yarangiriye I think ko bayijyanye mu bigo nderabuzima ubwa mbere nagiye kuri kamera hari umuntu w'umwactrice hari umumama bita mama Niyo muramuzi ajya dusetsa mu kuntu atangira filime nyine muri casting bamutegetse ibintu bigoranye bya atari niwe ujye ukunda kubivuga ngiye sinabivuga wowe se filime ya malariya muri casting baragwiye urire nk'umubu wakinnye miyero oya ntabwo bambwiye ngo nkine nk'umubu nari ndi kugaragara nk'umwana nyine ushobora kubona narwara malariya hanyuma nkajya kwa muganga ibaza amatsiko wari wifitiye ntiwigeze unibona ntiyanasohotse ikintu cyambabaje yarasohotse ariko ni za filime ukina zikajya muri ibyo nyine ibigo bya leta no bakanabijyana no kwa muganga ariko ntibajye kuri YouTube n'ijye kuri televiziyo bigasakuza urwara ukajya kwa muganga ugiye kwireba
kandi wamenya ngo bajyanye ku kigo nderabuzima. warahuritse kabisa Peace we ni ryari? Yes. Urangiye igihe nanjye nagiye imbere kamera ni 2022. we niva ariko Dango aho hari ryari? Ko nasara 2021 mu kwa 9. Nanjye ni muri 2022 mu ntangiriro. Ariko nongeye nyuma yo kumara umwaka ntakora. Wow, urumva ko rero nawe nicyo gihe mu ntangiriro z'umwaka wa 2022. Aya njyewe hari nko mu kwa 6 gutyo. Kwa 6. Yego. Filime we yitwaga ngo iki? Filime nakinye bwa mbere. Filime nakinye bwa mbere yari y'umuntu witwa Motari. Cyacana. Ego ndamutwikiye sinzi niba gitwikana. Ejo ndi felicitation kuri we, ejo ndi yujuje miliyoni. Hari video yujuje miliyoni, ngira ngo ni ibintu bidasanzwe kubona filime isanzwe nyine yujuje miliyoni, ni ibintu bidasanzwe kabisa. Ari gukora cyane. Niyo wagiyemo ya mbere? Ego niho nakinye filime ya mbere. Byarakoroheye uriya mugabo ko bakina ngo Motari amufashe ku ngufu, nawe uri muri ba bantu yashyize mu bihuru. So ngewe byarangoye niyo filime ko nashakaga kumenyekana cyane cyangwa kujya imbere ya kamera ngo nitose ukuntu babikora. Ntabwo nari bwangerore yampaye gusa numvaga natayishimiye, ariko ndavuga ati teganya ikore. Nakinye nyine ndi umukobwa uryamana n'abagabo, hanyuma deni minduki ni Diamond igini. Wabayeho igini, hari abantu mu cyaro bakona bakiruka cyane. Abantu bo muri quartier bajya bantinye, niyo bazi ko ndi kimanuka sinzi. Yes, nukuri ko ntabwo biba byoroshye. Ndabubwiza ukuri umunsi wa mbere muri filime ntabwo biba byoroshye. Urumva mwese ibintu mwagiye bura nabyo ntabwo byoroshye. Yes, nkuko wari ubikomojeho ngo washakaga kumenyekana, uyu munsi wa none Dangote ubibona gute muri iyi sinema nyarwanda kugira ngo umuntu izina rye rituruke hasi rigeraho rigera nibura amenyekana? Biroroshye? Oya, ntabwo byoroshye. Nawe urabizi wibamo kuturusha, ntabwo byoroshye. Ntabwo ndagera kure cyane. Ariko ntabwo byoroshye kuko mbere yuko uvuga ngo ushaka kumenyekana gace cyambere byuza kugira ahubwo kumenyekana uri nyine bakumenyeye kuki cyo kintu cyambere. Hari igihe utwika akantu ka fake bakakumenya ariko kuhaguma bikaba ikibazo. Rero kuguma kuri standard uriho kana none ko washa nyine gukonveka no kugira ngo uzamuke tu imitwe yabo amarangamutima bakugiyeho babikoranye. Uyu munsi wa none biterwa n'iki ngo umukobwa mwiza nkawe ufite ishyaka ryo gukina filime ntaba ari muri filime zizwi hano mu Rwanda zikomeye dufite? Ese wigeze uba approachinga cyangwa ubigendamo gakeya? Filime yose washaka kujyamo umuntu akurebye avuga ati ntabwo yabura kuyijyamo? Sinzi ko nicyo nagisubiza, ariko ntabwo abantu bose bashaka kubona ibintu kimwe. Ushaka kubona ko mbishoboye yego kwisura, ariko umuntu akaba ubumenyi wambonamo kanaka yandeba ntabumbonemo. Ariko ntabwo mvuze yuko ibyo banyekaho ko mbishoboye batigeze babona ko natabishoboye. Ntabwo ndagerageza kujya gusaba ubufasha abantu runaka wenda bamufashe cyane ko ngiye mba numva nakizamukira ku giti cyanjye nkazamamara, wenda bakazamenya nabo naragize ahandi hantu ngera, ahubwo bakaba ari bansaba support nkaza nkabasapotinga. Yego gusa ntabwo biba byoroshye, bisaba kwihangana no gushirika ubute. Umuntu akumva yuko niba bidakunze uyu munsi ukoze ikintu nigitwika nyine cyangwa ngo bigenda nk'uko bishaka, ukibyizera ko nyine ejo bundi bizemera nyine hamwe n'Imana byose bizakunda. Dango, abantu bati buriya kugira ngo umukobwa agere ku kintu ashaka bimusaba imbaraga nyinshi, ibyo mvuga ngira ngo uri kubyumva. Abandi bati buriya rero muri filime biragoye kugira umuntu agushyire muri filime ye, ugomba kubanza gutanga umusoro. Ibyo bintu ntabwo birababaho? Ngiye kuva nayitangira nta muntu urabinsaba. Cyane kuri pe nta muntu arambwira ngo kugira ngo ukinishe urabigusaba uzabimubaza. Ntabwo byakunda. Narakuze ntabwo teze kundera. Nta muntu urabinsaba. Gusa ikintu nzi neza nuko iyo umu director cyangwa
producer gukeneye abona ko ushoboye agakasitinga akabona ko natwe erega ntabwo turi kuri ya standard abantu bo hejuru tuba tubona ku kanya dufite byinshi byo kwiga dufite urugendo kugira ngo tugere hari abari ntabwo natwe nahita mvuga ngo impamvu batankinisha ngo nuko ngo banyirengagije oya ndacyafite urugendo mfite byinshi byo kwiga hari ibyo ntaramenya hari ibyo nanjye bampa gukina nkabona biri kungora bakabona ko nabyo nkeneye kubimenya hacyari urugendo kandi niko bizakunda director nabona ko mbishoboye azabimpa yego ni ukuvuga ariko wowe uko wumva filime cyangwa uko uzi sinema ya mbere ibyo bintu bibaho narabyumvaga ko byabagaho kuko sinzi ntabwo nibuka neza umukinnyi ariko numva ko ari n'umukinnyi yabivuze ko kugira ngo atazamuka cyane yagiye abinyuramo barabimusabye cyane bibaho usibye na filime ni uko twibanze kuri sinema no mu buzima busanzwe hari abantu bafite akazi kabikubwira ariko isoyo ntabwo birakubaho yewe se njye ntabwo baraza ahubwo aba director bohe ntabwo sinzi oya ntabwo mvuze ko mbashaka Dangote arabago wenda nimba byaranabagaho kera sibyo harimo ntabwo ari bose harimo bake batari bameze nk'abandi nk'uko nkora nimba kera ariko bose batabikoraga n'ubu ngubu abo bake baracyahari ntabwo rero gusa njye nta n'umwe urangeraho nta n'urabimbwiye cyangwa bantinya barabutinya wowe wakinnye uri umuzimu babona warateye ntabwo barabimbwira pe gusa bazakomeze batinye nta kibazo Dangote uyu munsi wa none sinema ishobora gutunga umwana w'umukobwa ku kigero nta kindi kintu akeneye hanze cyamujyana no mu mico mibi sinema ahantu igeze byakunda ariko bisaba kwihangana ntabwo uvuga ngo ngiye kwa applying akazi niba akazi ndahita ngenda nshaka inzu nkodeshe mpite ntangira kwitunga direct sinema bisaba kwihangana kubaka kariyeri yawe neza ugakora gake gake witonze nta byo kuguruka ngo usimuke escalier noneho gake gake bakunda hari aho wagera ikagutunga yonyine ese ni ukubera iki abantu benshi navuga ngo banyurwa manuma mu kubana n'abantu babakoresha kubera iki mudakunda kuba uri nko muri filime runaka ngo uyikomeze uyibemo urugero ukina nko muri bamenya ntacyo reka tuyivuge n'umuvandimwe aho kugira ngo igume ahubwo nawe ugahita ugira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka ushinge yawe eske ni kwa kundi wenda umuntu avuga ngo nkure niyagure cyangwa aba yagaye nk'umushahara ahabwa muri iyo filime ku buryo mba bitamunyura ngo ahame hamwe ikintu ntekereza ubundi ku isi nta muntu unyurwa ubaho nta muntu ndumva avuga ngo kanjya amafaranga narayakoreye uko bukeye n'uko bwije umuntu ashaka kugera ku kindi kintu runaka ushobora kuba nkina aho ngaho warambwiye twamenye na gisi ndagira amahirwe yo kugerayo ukabona wagerayo ugakina imyaka ingahe igashira wenda udafite izindi business ukora ku ruhande kuko gukora filime bisaba umwanya ukaba nta zindi business ufite kandi ukabona ko wenda wamenyekanye izina ryawe warikoresha iyo wubatse izina ukarikoresha nawe ukubyaza inyungu nimba hahembwaga 100 cyangwa 200 ukazaha 300 cyangwa 400 ntabwo ari uko aba yagaye iyo filime nta nubwo ari uko aba yagaye umukoresha ahubwo nuko nawe ushaka kugira agira urundi rwego ageraho nawe niko byumva niko mbyumva kandi ndumva n'umukoresha ntabwo yabigira ikibazo cyane ko abakoresha benshi baba bifuza ko abakozi babo nabo batera imbere bakagera nk'aho nabo bageze Peace uyu munsi niye filime yo mu Rwanda uvuga uti mana nyigezemo niyo wakishyurira umugaragu wawe nta kibazo filime yo mu Rwanda bamenya cyangwa impanga bamenya cyangwa impanga waravuze umuturanyi utabibuka ko idatwika oya nayo iratwika ndayikunda ariko wenda nshaka kuba nari n'izo mvuze bamenya cyangwa impanga hari uwo wigeze ugerageza kuvugisha mu bazihagarariye wenda umbwira ati nyabuneka ashaka kujyamo ntihaboneka rore muzambwira oya urazikunda cyangwa ntabwo wifuza kuzikinamo ndazikunda ndanazireba ndanabafana nifuza no kuzijyamo ako ntabwo ndabona inzira nanyuramo ndango wagejeje undi mwana we yifuza ko none se ngewe nageze yes ariko nta kibazo ibyo ntabwo twabitinda wenda tubigira impamvu tuvuge ko kuba mutaragera kuri iki ni iki byaba ikibazo byaba n'imbogamizi ndabizeye kandi nzi ko nibyo muri kwikorera byanyu bizaba ibintu bya danje abantu bazabibona igitekerezo cyo gutangira kwikorera cyaturutse Dangote
sinzi nyine ukuntu abantu banzi baratubwira muri comment ngiye kuvana kera nkiri n'umwana gukora nako kazi kanjye ubundi rero kwikorera buri mu bintu bya mbere bituma umuntu uba yaba ari sinema yaba ari izindi business niyo ahantu ushobora kuzamuka ukamenya ko uzamutse ukamenya inzira byaciyemo niyo ahantu ushobora kuba waferinga ukabasha kumenya igihe byatewe n'iki kuko nkurikiye ndasoma cyane ibintu nyine by'ibiganiro abantu benshi bakunda kugira ikintu bageraho cyane akenshi usanga bikorera niyo mpamvu nanjye nabuze mbitrayinge nibikunda nzashimana Peace uyu munsi wa none umwana w'umukobwa wifuza kuza muri sinema ni ihe nama ushobora kumugira namusaba gushirika ubwoba nyine ntacike intege akabijyamo nyine wese akabihereza umwanya kandi azanatugane nta kibazo azatugane tuzabimwigisha twe dufiteho amakuru niba ufiteho amakuru navuga ngo ugereranije wenda dango reba sinema ya kera twarebaga na sinema y'uyu munsi dukina ubona itandukaniro riri hehe sinema ya kera narebye rero nari nkiri umwana pe nyireba ba Kanyombya na Nyinambogo ari filime ifite story iryoshye ku buryo y'abana n'umugwi w'umuntu yaregewe no karimo ibintu byiza byatanye wenda kira gihe babaga ari abastari tukamenya nk'abastari bagakina rimwe na rimwe nkabangenzi bateye ubwoba mukamutahurira ahantu runaka ariko none mu buryo bw'ubushobozi ukabona ntago ari benshi ariko abo twari tuzi nyine bigeza kure ariko ubu ngubu igihugu ahantu kigeze ni internet irihuta cyane kiriya gihe ntabwo internet yakoraga cyane internet iri gukora cyane abantu bafite amafaranga bari gushora muri sinema igeze ahantu heza ku buryo umuntu avuga ati hano hantu ngiye kwashora kandi ntabwo nzahomba ijambo rimwe kuri ufite besto jewe yego ndamufite Dangote kwa isaseka ibintu bya Canada guys ukayombaza ku kintu cya besto abafisi nje besto wanjye ni umukobwa abantu Dangote impamvu biseka barakubajije ngo okay icyo bavuga kuri besto wawe bakora ikintu wamuvugaho oya ako nyine nagira ngo sinagi arambaje Peace kuteye ubwoba besto b'iminsi ko tuzi bya Dango oya njewe ambajije nimba afite besto sibyo ndamufite impamvu Dangote asetse nuko bisika ari umukobwa yarasiko nimba ivuga wenda uri buseke nkuko cyangwa ukabifata ukundi kuntu turabigeraho ntago wancika ufite besto w'umukobwa gute besto wanjye rero nyine n'umukobwa mu magambo magufi nyine n'umukobwa nyine na besto ese nawe besto wawe murakundana dukundana mu buryo bwo kumbikira amabanga yego amabanga navuze si ntabwo ari amabanga y'inyandiko ni amabanga navuze yego nta bindi muri make sinzi ikintu namuvuga wenda ibintu by'ababesto byadutse muri iyi minsi ariko kuva kera bose ababesto babagaho na batiti bataraza kandi abo babesto bari batubaniye neza batiti baje babizambya baje ahubwo bica izina rya besto bararyangije simbizi nyine byako ntabwo nabona aba blaming biterwa nuko abantu babifata ahubwo abantu bo muri iyi minsi sinzi kuntu baravuga ngo baravangiwe ku izina rya besto simbizi none se ubundi titi yakoze iki cyatumye umuntu yumva ngo besto ngo ari izina ry'igisebo nkubwije ukuri nta kibazo na kimwe mbona mu besto bwe hagati ye na Nyambo nta kibazo nawe kuko buriya kambabwiza ukuri umuntu niwe wimenya mu gihe bazi inzira bari kuganamo n'ibyo babafashanya hagati yabo ari byiza urinde wo kubabuza cyangwa kuvuga ngo ngo hahiye kuko I think ko iyo bajya gukora biriya bintu byo kuba besto kuko nano kubwira umuntu ngo akatwe besto ya hari ubucuti mufitanye nyuma yaho ko bugenda bukora bikangira baye besto wawe rero bajya kuba besto bakagera bakabyerura baraganira bihagije baraziranye
yego tujye mu tuntu n'utundi uragira gutya ugasohoka ugahura n'abantu umukobwa akakubwira ati nyabune kuriya mukobwa aranterese yaranjyanye ibyo bintu ntawe birabaho murimo umukobwa mugenzi wanjye oya ushobora kubona mu maso y'abikeneye ariko ntabikubwira ariko hari uwo wabonye ubona gufitiye irari kabisa yaranabatuma n'abantu ngo mubwire uriya mukobwa biriya bintu mubivuga iki oya ni bibi njye narumiwe byakubayeho kenshi ko wumiwe oya ntago ari kuba ari kenshi nta nubwo ari nzi ko bibaho ariko ngewe yaraje rimwe yaraje ako ntiyabinyerurira ahubwo arambwira ibintu byinshi yaraje yaranirese akumubwira ko bitashoboka ahita abyumva ahubwo arambwira sinzabivuge ubwo yari n'umuntu musanzwe muziranye nubwo twe tuziranye gusa we yaranze akabazo mbonye ashaka kukubaza none urabivuze nyine nubwo nazabivuge ese hari ubwo yavuze ngo hari ubwo muvuze hari n'ubwo nzanye ifoto yiwe hano ariko uramuzi ndamuzi ahubwo niyo mubonye ndamutinya ndakwiruka ese ubushuti ufitanye na Dangote uwo muntu ntawazi nicyo namuhishe ntawazi Dango inama imwe ku mwana w'umukobwa uyu munsi wa none wicaye mu rugo uri kuvuga ngo ngewe nzabaho nzarya nzisukisha nzakora ibiki byose ari uko hari umuntu wampaye amafaranga yo kubikora uwo muntu reka mubwire baravuga ngo nasubiza amerwe mu isaho ntabwo bikunda ariko by the way wese agira inzira acamo nimba ari byo ahisemo sava afite uburyo azabikora njya numva nubwo ntawe tuziranye njya numva hari ababivuga ko bijya bibabaho nyine aribwo buzima bayeho bwo kuba wenda bavuga ati hari umuntu ugomba kuba antunze yangaburira akora ibiki ariko sinjye ariko inama njye nabagira ntabwo ari byiza burya umuntu wese agira agaciro yakoze agira agaciro afite ikintu kizima afite kuri we ko iyo mpamagaye pisi nk'agapi wambaye 5 se ko mba ntavunikiye mitanyarye rwose nta nubwo ntekereza yuko n'ejo nzakenera kurya ariko yakoreye byibuze umenya agaciro kayo niyo ikintu nababwira inama nabagira ku giti cyanjye ko mbyumva ntabwo ari byiza ahubwo bakikorera ariko ku muntu wumva yuko we ariyo nzira nakomeza inzira yatangiye wa blaming umugabo wubaho ku mukobwa wese umusaba izo serivisi umukobwa ntabwo ari approaching umuhungu mbere umugabo niwe approaching umukobwa mbere nimba umugabo aramutse izo nzira atazigenderamo byaba byiza aretse hari nk'umugabo ariko none ibintu birarutana hari umugabo wumva yuko akeneye umuntu runaka kandi akabishyiramo imbaraga nyinshi ariko yenda akanga kubera ibyo abakobwa bifuza nimba ari ibyo bakeneye nazajya bahana amafaranga asaba ariko nimba blaminga I think ko utanabatereta ntabwo rero nimba bikubangamira ntabwo ari ngo kubatereta isi uyu munsi wa none ni iyihe role ataguha ngo wemere gukina nkurikije iyo wakinnye isa nk'aho ariyo ya nyuma ni iyihe role hari umuntu atavuga ati ndaguha biyemere iyo ngiyo y'amagi niyo atakemera gusa byamaze kubaho ni ukuvuga ntayisigaye utakina izindi zose nazikina peace Hollywood uko wakina ibintu sometimes biri reba ukuntu yumiwe Dangote nta role ibaho n'imwe utakina nazikina ayiga mana batugiye gukina uryamana n'umuntu kuri imyenda bigaragara tuzabyemera ese ibyo bintu bajya bikora mu Rwanda njyewe nese turi kuvuga role muri filime hano mu Rwanda gusa rega muri gukina ngo muzabe international twe turi kuvuga isoko mpuzamahanga rya filime iki kiganiro tuzagikora naramaze kwamamara mu Rwanda ngiye kujya hanze ubwo amakuru nayaduhaye ntacyo ntumvise ubwo ntacyo utazabukoresha karabaye ndabindi gukoresha byo n'utapfuye yego ndabashimiye cyane muri aka gahe gato tugiranye reka teke kubatindana cyane ariko kandi nk'abantu b'abajene turi urubyiruko turi mu gihugu iyo urebye u Rwanda uyu munsi wa none ahantu ruri ugashingira no ku mateka tubwirwa bitugiraho impact nziza nkatwe nk'abantu baba muri industry n'ubundi Dangote nirihe jambo nibura muri iki gihe turimo cyiza cyo kwamamaza umubyeyi wacu Kagame wamubwira ureba muri kamera na Peace agira iryamubwira
my goodness ntabwo ndishobora kwenda bizamugeraho ntabwo nzi niba ajya YouTube ariko biramutse bimugeraho turamukunda nk'urubyiruko cyane cyane yaduhaye amahirwe yo kwiga aduha amahirwe yo kwikorera aduha amahirwe y'ikintu cyose twumva dushaka icyo wumva cyose ushaka mu Rwanda cyose uragikora cyiza cyaguteza imbere uragikora ndamukunda sindahura nawe ariko nagize kujya kwamamaza rimwe ndamubona turamupepera gutya ndamukunda cyane kandi tuzamutora nibwo bwa mbere ngiye gutora kuva navuka nzagenda mu gitoro cya kare rambaye umukenyero ngomba kugenda nkamutora nta wundi muntu ni ku gipfunsi turamukunda nanjye ikintu rero ni byinshi navuga ariko nyine ikintu ijambo riri imbere y'ayandi ni uko nanjye mukunda kandi ngomba kumutora nk'uko Kevin yavuze nanjye ni irya mbere ngiye gutora ariko nyine aya matora narahiye mana yanjye nimba numva ari nk'ubukwe uzisiga amarangi nyine ko ari irya mbere ngiye gutora ntabwo ari amatora kwanza ni umunsi w'ubukwe ni umunsi w'ubukwe ntabwo ari umunsi wo gutora ubundi se amatora yose nuko yagendaga ubwo tumeze nabi cyane cyane ko natwe twarakoze mwumvishe ukuntu noneho kuri iyi nshuro no kumuvugiramo rwose umuntu atabitinya ati tuzabavuna tuzabavuna kabisa yaduha bwisanzura aradukunda mwana musaza aduhangayikira njyewe barari mu bantu bantera motivasiyo yo gukora byataye jya kumubona ngo Rusizi ngo nimugora ngo muri arena ngo mu gitondo ngo ageze Gabo umwana ukibaza ni marayika bro ni danje turamushimiye umubyeyi wacu kandi nubwo ibi bitamugeraho wenda n'abandi babimugezaho ariko urukundo rwacu rwo ni ku mutima sinangombwa kubimwereka ahubwo rero wabakenera yabakura hehe ese biroroshye kwa approachinga muri filime biroroshye wanyaapproachinga wamvugisha Instagram mba nimero ntabwo napfa kwitanga hano Instagram yanjye ni Kevin Dangote Kevin Dangote wandika Kevin y'abahungu ntabwo wandika Kevin ni Kevin Dangote ubundi gukina kwa Bahavu mu isi dutuye no muri punishment n'izindi zizaza hari izindi project dufite Instagram niyo nkoresha cyane TikTok ni scrolling gusa ikindi ahandi hantu wansanga jya kuri YouTube wandikemo K Dangote K ni kayonyine K Dangote show guys turabakire ku mitima n'amuti ba Dangote ako tuzakira tuzagira amafaranga tuzitunga tuzishima ndabyizeye nanjye wansanga kuri Instagram nitwa Dina wa Munyandikwe cyangwa se ukajya kuri YouTube channel yanjye nitwa Umutoni Dina n'ubundi bifatanye mujye mukore na subscribe ndabakunda cyane babakorere subscribe nanjye nkina mu isi dutuye kwa Bahavu wansanga unshaka ni mu isi dutuye wenda tugana ku musozo ni abahe ba boss mwakoranye muri filime cyangwa se nihe filime wigeze ukina muvuga uti aba bantu ndabashimira pe buryo twabanye mbere yuko nkina kwa Bahavu hari ukuntu umuntu agusangana akakwa approachinga gusaba ko nyine ntabwo gusaba ko mukinana ahubwo akuga ati bino ni wabikoze ko bishobora kuba byakubera hamwe nyine utazi ko iyo mpano ifite umuntu wa mbere nshimira ni type bita Navi kina kwa Kiramani Sorobo no bita Dave ni abantu bambe banyaproachinze mu bintu bya filime inyamirambo ntaranabimenye bya kamera rero ndabashimira kabisa ni banyanditse kamera bwa mbere wenda iyo malariya bwo sinibubasha kwibona ariko bara boss nyine bakaze bya danje rero Sorobo bya kera shize igihe kinini bigeze ku ntunga kamera we na Dave ndabakunda barakoze cyane ukuri nge barakomeye ushaka gusanga ndaba bataragira kuri hashoboka cyane ariko ukuri nge barakoze undi muntu ni boss wanjye of course Bahavu na Frere boss beza ndabakunda nabo kandi n'izindi filime zisanzwe z'abandi bantu ziri ku yindi level dukeneye ko nyine izina ryacu ryazamuka mwabwire neza uti ba boss bezerega mutwizanire bose kugira ngo tuze muri sinema twabarebeyeho yego ntarabona agiye nigiraho
nk'umuntu wa mbere wantunguye ni Intare y'Ingore. Yego, sinzabyibagirwa, namubonye bwa mbere nkinjira ahantu turi bukorere nsanga arahari, umutima urangiye ndavuga ati ndarinda mva hano muri sinema ntavuze muri no set, ko nyine numvaga ari umugome, ari umwana mubi iki, ako ni umwana mwiza, ni umumama uzi kuganiza abantu, ugira igiparu, ibana kabisa appreciate kwa narahuye nawe, ni mama ndamukunda, tujya kujya muri sinema ni mwebwe twarebeyeho. Yego, aha, uyu munsi wa none rero umuntu ashobora kwibaza ngo niyihe filime y'inzozi zawe uvuga ngo ndashaka kuyijoyininga biramutse bimpiriye yaba ari amahirwe akomeye? Filime z'abakuru bacu nyine, yaba ari Bamenya, yaba ari Seburikoko, noneho ni danje mba, yaba ari kwa Bakiramani na Banyambo, ndetse na zile zica kuri za Kanari, hari n'izindi zijya mu festival, ariko nyine buri step bizagenda bikunda. Nawe nanjye ndumva filime nifuza gukinamo ndamutse ngeze muri Bamenya cyangwa mu muturanyi cyangwa se kwa Kiramani. Gusa nyine n'ubundi mba numva bizarangira ngezeyo, mfite kwizera. biroroshye kubatumira cyangwa murahenze? Ntabwo duhenze, ariko by the way nyine hari igihe tuzaduhenze kurusha. bafatirana amahirwe bitaraza. Ubwo umuntu utunze nimero yawe uzi ubwenge ntayisibe, ahubwo nareba nabe afite ibibazo abike kuri. Dangote, ubuse utuzwe na sinema gusa? Oya, nagawe nyine ntunze ko ndi munyakazira. Kare nagawe nyine ntunze, ariko nabyadanje, mfite akandi kazi gasanzwe nkora, ndikorera ku giti cyanjye, yaba ari birabyo social media nkora ku giti cyanjye, ndetse hari abantu njye namariza imyenda, hari imyenda isohoka y'amajojingi n'amakanzu mu mujyi, ndayamamaza, nabyo ni akazi. ntabwo ushaka kubavuga ngo bamamaze hano se, numva ngo hari imyenda, ubu ntibari bukwambura akazi? ntabwo ari bunyambura akazi, ahubwo ndi kuvuga n'abandi bafite iyindi nabo bamagana. hari umuntu bita Ariane Design, Ariane adoda amakanzu meza y'abakobwa n'abamama meza, yambika ba Miss Muyango, urumva niwe rero namamariza cyane cyane, nanjye aranyambika amakanzu njya nambaye n'unyambika, ni umudozi mwiza. Namaze imyenda, n'abandi bafite gahunda yo kuduha ikiraka, dufite tayi zicuruza, badufashe baduha akazi, n'izindi business zo ku ruhande zisanzwe. Uyu munsi imikoranire yanyu imeze ite ko nabasanganye muri gukorana? Imikoranire yacu imeze neza, kwa gukorana twawe nk'abavandimwe, kandi hari ibikorwa na bimwe tugenda dushyira kuri YouTube channel zacu, ahubwo bagende baduhere subscribe banabirebe. Ngewe channel yanjye yitwa Umutoni Dina, bifatanye yabagiye twabite ni ke nyine yakayo nyine ke Dangote show. Aka kanya mwabisanga kwa ke Dangote ku Instagram biriho hejuru, hariho link. Ariko ewana ngo pranka ziraca ibintu muri kubeshya abantu kakava. Dangote biriya bintu nibizahagarika imitima y'abantu? Ntabwo nababeshye, nyine ni ibintu ubuzima busanzwe. Hari ukuntu wibaza soko pisa inshuti yanjye buramwatsa amafaranga, kandi ko mbizi ko yafite yahembwe yayampa, gata nyine ubikora kugira ngo washe kumenya agutwara gute. Ariko ntabwo nyine ari ibintu byo kubeshyanya bya danje, n'ubuzima busanzwe bya bintu wibaza mu mutwe wawe. Turabikora tukareba resulta. Aka kanya se pranka ko zimaze gufata urundi rwego. Mperutse kubona pranka Kiramani yagiranye na madamu we, warayibonye? Madamu amubeshya ngo televiziyo yamenetse, harimo n'umwana, ngara nawe nyarimo n'umwana. Reba nka kiriya kintu umuntu akikubeshya, ibi bintu mubeshya mubona bitazarangira hari ikintu kibi kibaye. Ikintu kibi kibaye, abantu babikoresha nabi, n'abantu baza muri social media bagashyiramo famille bakarira, nyine ugasanga benda bagaragaje nk'aho bari abantu bakeneye gufasha, baratandukanye nk'ingo bashakanye, birabyo birababaza, bakanyine bakabitwara igihe kirekire. Uyu munsi wa none hari umwana wicaye mu cyaro ufite inzozi zo kuvuga ngo icyama nkazagera i Kigali nkikinira agafilime. Uriya mwana
uyu munsi wa none ni iyihe nama wamugira ushingiye kuri Miriye arimo bitoroshye ko yabona n'iyo kamera nk'uko wenda mwebwe hano amahirwe yoroshye? uwo mwanya inama namugira mbere na mbere akagombye kubanza akigira icyizere akumva ko ibintu byose bishoboka kandi ntiyumve yuko ibintu byose ari uko azarindira ngo wenda abo basitari turi kuvuga babimukorere wenda nabo abonye amahirwe akabageraho bikaba ngombwa ko bamufasha nabyo byari byiza ariko nk'uko twakoze tubyumva no kwihangira umurimo birashoboka rero yahimba na sitori ye akaba yakora inkuru ye akazamuka n'akazaba umusitari nk'abo bandi tuvuga. Yego tugana ku musozo Dangote, ni uwuhe muntu umwe cyangwa babiri ushobora kuvuga uti yewe muntu ndagushimira aho ngeze muri iyi sinema akaboko kawe narakabonye? akaboko ka mbere nabonye nako bita Navi yitwa Sorobungu no bita Dave Ewan I appreciate nibo banyeretse kamera bwa mbere ndi amarara yo navuze ko ntigeze mbona result. Abandi bantu nshimira banyeretse ko nshobora kuba nabikora ntabizi bamwita Bishop ukinye Bishop Family bamwita Palu abone bo navuga ati ndabashimira barakoze kabisa. Imana ibaho umugisha aho bari buri kubyumva ko uri kubashimira. Nanjye umuntu wa mbere nshimira ndashimira mama Janti wo bita intare y'ingore twaratikinanye dukinana bwa mbere nahise numva yuko nshoboye bitewe nuko nawe namubonaga umuhate abishyiramo n'imbaraga yabishyiragamo nyine nanjye numvishije ko nshoboye yatumye nyine yamereje motivation. Ubundi muntu nshimira wanteye imbaraga nubwo tutigeze dukinana ariko yanyumvishaga ko ibintu byose bishoboka ni umushuti wanjye yitwa Breezy ndanamushimira ahantu ari abyumve. Imana imumugisha bose ndabukunda. Dango ni cyo gikomere umaze guhurira nacyo muri iyi sinema nyarwanda? Ahubwo wimbwira challenge. Reka tubyite challenge. Gikomere bivugitse nabi. Nta gikomere ntago ari za plank. Nta gikomere nahuye nacyo kibona ngo mve ngo ndababaye ariko nanone hari igihe ujya kuri set sometime nago ari twese usinge byawe ariko njya mbibona ugasanga yaba ari producer cyangwa director ntago aguha agaciro kwiriye wenda mujye muri gukina ukabona hajemo ibindi bintu ukabona ntago bisa neza ukaba wakikandagira cyangwa ugacika intege ariko ubundi iyo bibaye umfata ko byabaye ukiga ugakomeza. Wenda nicyo kintu navuga ko cyambaye ariko ubundi challenge ya mbere n'ubu ndacyari kugerageza akantu uko kuvuga uko yamenyere ko umusazi nyine ndi sociable kwitonda nyine nkoroshyijwe avuga nitonze nkaba umwana mwiza nyine nkigira akana kababaye kari mu rukundo aramaraga mutima yaranze. Okay, nk'abakinnyi ba filime ndabasaba duhita dusoza nta kindi denza babanza nabatindanye mbabarira uyu mwanya aka kanya twicyaha ngaha imagine ko ndi umuntu waguhemukiye mu isegonda rimwe ndakarira unyatingirewe banza peace no bishoboye Mana tubigukorere wowe ngiye mu binkorera abantu bari kuri kamera bavuge bati nyamara abantu bararenze aka kanya dufitanye ikibazo ugiye kwatinga ngiyewe nk'ikihe kibazo ubwo icyo ushaka. Okay, ndi boyfriend wawe nakubeye. Utanteranya. Utanteranya. Dangote turavuga. Mani mfite shere wanjye tuzanyanga. Je ndi best wa Dangote fine. Ayo kaceza. Okay, fine. Katwimagine ko wanyambuye. Amfasha mwana. Tumanze mutonganya. Ese ndakora kaya ndi seriye. Ese je cyakureba ukuntu amagambo nk'atatu. Nimagine ko dukubitane hano. Yego. 1 2 3 go twagiye. Ni stobiti. Kushyira amagana nimero ka kuyitaho. Ubwo nayibonye telefone. Man nkwamagaye kwezi kose. Ese man gusinduka mu mazi. Ubaye kimwa yewe uziko isa yiduka bari sura rayikoje kigo yawe gitumye tumuto Kevin umura guteye agenda urukundo yakubabaye jewe nanjye natinga ndi gukora iki bakubabaje bambabaje
oya njyewe mbabaye ntabwo ubutipe uriya baravuze ngo ugiye kumuha nyina ndamuha nyina sawa atamufite njyewe ni ayo wowe wambabaje mwese kuki wabikoze nasuba baruseka okay ese ko ikimaze iminsi mbona warahindutse reba nk'ukuntu turiya dukobwa twose mwirirwa nsigaye mbona wirirwa tukwihamagarishwa ngo wanditseho amazina natazi uba wumva ngewe nawe urukundo rwacu ruzarangirira he amaherezo ni ayahe y'ibi ngibi isi yo mbabaye wunguka iki mwagiye mureka gukinisha imitima y'abantu mana imana umva uretse utarira se mana ibite byanyu abantu turi kumwe ntabwo basaza tuba turi seriye ntabwo bwakoze cyane kuduha uyu mwanya no kuganira natwe wabwiye abantu imbuga nkoranyambaga zawe ijambo rimwe ku bakunzi bawe abakunzi banjye ndabakunda cyane navuze ngo mudahari ntacyo tumaze nishimira ko njya ahantu bakambwira ngo turagukurikira batanze ndabikunda kandi mbona iyo ko mba ntavunikiye ubusa mukomeze mudukunde mudukurikirane ku mbuga zacu nkoranyambaga kandi tubijeje ko tutazabatenguha ariko by'umwihariko mugende mu following Kevin Dangote iriho ni Kevin y'abahungu Kevin Dangote ntanza hejuru ahita mbona akoze nanjye ikintu nabwira abantu bamfana n'abataramfana abataramfana nabo bitoze kumfana ni byiza ndabakunda babyanga babyemera bihangane bamfane pe nimba umusitari nabo bazaba ari abasitari imana ibamugisha nababwiye ko kuri YouTube channel yanjye nitwa Mutoni Dina hanyuma kuri Instagram nitwa Dina wa Munyandikwe ahantu hose muzaza muzansanga nkora ndi online muzajya muhora mukorana cyangwa ni collaboration y'igihe kimwe ubundi umwe arikorana ahubwo murafashanya turi inshuti cyane turi n'abavandimwe ko duhuriye muri kariyeri imwe ubuvandimwe bwacu bwajemo imikorere turakorana ariko sometime ntabwo dukunda kubonekera rimwe bitewe n'izindi nshingano hari igihe nikorana cyangwa akikorana ariko akenshi tuba turi kumwe ndabashimiye cyane mwakoze kuza kuri Nest TV twizere ko ubutaha nitubakenera nabwo tuzababona turahabaye twishimiye ko mugiye kuba abasitari namwe twe mukatugira abakunzi bawe muri comment imitima sawa mwakoze